ubundi kandi reka ngusuhuze nshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye nteze amatwi aka kanya ngushimira ko udahwema kudutega amatwi kuri iyi shene yacu, shene ya bene Joy, bene ibyishimo, abantu bafite umutekano, bafite amahoro, bashimishijwe n'ubuzima barimo uko bwaba buri kose, kuko no muri kiliziya baravuga ngo Imana iduha inema yo kwakira ibyo tudashoboye guhindura. Ngira ngo ni uko nguko hari bivuga. Uyu munsi rero nifuje kuganira namwe. Byaba byiza ubaye uri umujene, ubaye uri umusore, ubaye uri inkumi, twaganira neza kurushaho. Uyu munsi icyo nshaka kuvugaho noneho ni imico, navuga imico 14 yagufasha kubaho neza muri sosiyete, kubana neza muri sosiyete. Imico cyangwa se ibintu 14 byagufasha kubaho neza muri sosiyete, utabangamiye abandi, byagufasha kubaho neza haba kuri wowe haba no kuri bagenzi bawe. Ndabyihutisha nubwo mba ari 14, icya 14 gishobora kuba aricyo gifite akamaro kuruta ibindi, ariko byose ni byiza, wabitega amatwi ukabyumva ntacyo bitwaye, urasanga unanabizi cyangwa se usanga utabizi, ahubwo wenda wakwameliyora. Mbere y'uko nyikubwira ariko iyo mico, ndabanza usomere igitabo cya Mwene Siraki, igice cya 29, ku murongo waho wa 3 hakubwira ngo jya ukomera ku ijambo ryawe wohe kwivuguruza. Jya ukomera ku ijambo ryawe wohe kwivuguruza, bityo igihe cyose uzabona icyo ukeneye. Niko Mwene Siraki igice cya 29 umurongo wa 3 havuga. Nihuse rero, ikintu cya mbere na mbere wagakwiriye kumenya cyangwa se kwitondera muri ubu buzima ni igihe umuntu aguhamagaye cyangwa se wowe uhamagaye umuntu bwa mbere kuri telefone yawe wiguriye, uhamagaye umuntu bwa kabiri kuri telefone yawe wiguriye, ntabwo akwitabye. Burya nta mpamvu yo kongera kumuhamagara. Niba atakwishyuye, nimba atavuga ati nta mwanya mfite, nimba atavuga ati nzaguhamagara, nimba atahaye agaciro iyo call yawe, uwo muntu mwibagirwe, uwo muntu umusibe. Nubwo yaba agufitiye akamaro bimeze gute, yego iyo ukeneye umuntu koko ugomba kumushakisha ingufu, ariko mu by'ukuri uwo muntu ubundi ntago aba agufitiye umwanya. Ntabwo biba bivuze ko atabuze abo yitabye, ntabwo biba bivuze ko atabuze abasubiza message wamwandikiye, ntabwo biba bivuze ko adahari, ahubwo nuko wowe ako kanya nta mwanya agufitiye. Icya kabiri, ishyura amafaranga wagujije mugenzi wawe ataraza kuyakwaka. Uwo ni umuco wa kabiri. Umuntu aguhaye amafaranga, uramubwira ati nzayaguha igihe iki n'iki, hanyuma igihe kirageze ntuyamuhaye, ndetse kiriyongereye birenzeho warinze kuza kukwishakira. Uwo muco ni mubi. Uwo muco ni mubi, uzatuma ubaho nawe muri sosiyete, uzagenda uhunze amaso wihishahisha ngo mudahura n'iki byose. Uwo muco nawo ishyura mugenzi wawe. Ngira ngo Mwene Siraki igice cya 29 ku murongo waho wa mbere harakubwira ngo uguriza mugenzi we aba ari umunyampuhwe, kandi umuteye inkunga aba akurikije amategeko. Hanyuma igice cya 2 kikavuga na ku murongo wa 2 kavuga uti jya uguriza mugenzi wawe igihe abikeneye, kandi nawe wishyure mu gihe cyagenwe.
na Bibiliya ubwayo irabikubwira ko ugomba kwishyura mu gihe cyagenwe. Hanyuma umuco wa gatatu ni ukudakritika mugenzi wawe, kutamunegura ngo dore ukuntu usigaye ungana, ngo dore ukuntu wabaye, ngo mbese ngo ni uku wabaye, ngo ni uku nguku ngo byagenze, ngo ibi ni ibiki, ngo dore ibiro usigaye ufite. Uwo muco ni mubi, nta kinyabupfura kirimo aho ngaho. Umuntu nimba ari uko yabaye ni uko byagenze, we ubwe ashobora kumbwira ati byangendekeye gutya na gutya na gutya, bigenze gutya na gutya na gutya, ariko wowe nta mpamvu yo kumuhurudukira umubwire ngo dore uko angana, ngo burya ibiki n'ibiki. Oya, nta kinyabupfura kirimo. Umuco wa kane, niba umuntu agusohokanye muri resitora, wireba kuri meni ngo urebe cya kintu gihenze kigura amafaranga atagira ingano ngo abe ari cyo uhitamo, nabyo burya nta kinyabupfura kirimo, ntabwo ari byo. Ntabwo uba ugiye gusonzorokera aho hantu, ntabwo ari ibyo kurya n'iby'indi nda nayo ni ibyo kurya, ariko uwo muco ntabwo ari mwiza. Reba ibintu uko kubona bikwiye, ubona bisanzwe, umuntu arakwembise, umuntu arashaka ko muganira, uragiye utumiye inshuti zawe, utumiye abantu bose, utumiye iki ngo nimuze, kandi ari wowe yashakaga. Ubwirwa n'iki cyo yashakaga kukuganiriza? Ubwirwa n'iki icyo yari yagutumiriye? Uwo muco ntabwo ari wo. Kereka nimba yabwaye ati utumire na bagenzi bawe cyangwa iki, ariko nanone biterwa n'uko mubanye. Nanone aha ndavuga nyine igihe umuntu nyine yakwemvise mu cyubahiro. Ibi turi kuvuga ni ibintu by'abantu basirimutse, abantu bafite ikinyabupfura, abantu bashaka kuba bafite indangagaciro. Hanyuma ndajya ku kintu cya gatanu. Ntukabaze umuntu ibintu bigendanye n'uburwayi afite. Umuntu arakubwira ati mfite randevu uyu munsi, ndajya kwa muganga, ndajya guca mu cyuma se, mfite gahunda iyi n'iyi. Nawe utangiye kuvuga bya birwara byaraguteye se, nawe se byakugezeho. Ibyo ntabwo ari umuco w'umuntu, nta kinyabupfura kirimo. Ushobora kumuganiriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko wenda urabimubaza atari n'ubugira nabi, atari uko umufitiye umutima mubi, ariko ufite uburyo ki mwaganira, hanyuma wa muntu yakisanzura we akakubwira ikibazo afite. Dore na onkire yarabirwaye, ibyo bintu nibyo byamwishe, dore na mama wanjye yarabirwaye, wa muntu we ibisi. Nimba uri umuntu uri smart, nimba uri umuntu usobanutse, mubwira uti hangane, uzagire randevu nziza, nanava mu bibazo se byagenze neza, umwihanganishe mu bundi buryo, umubwire amagambo meza nk'umuntu uzajya muri randevu, ariko wikihutira kumubaza ibigendanye n'uburwayi bwe, kuko ntabwo uri muganga. Cyokora uri muganga birumvikana, kuko waba ushaka kumufasha cyangwa se ushaka kumworiyanta ku muganga muziranye, ariko nturi umuganga, nta mafaranga wenda kumuguriza, ntaki, urajya kumubaza iby'uburwayi bwe ngo bigende gute. Aramutse akwisanzuyeho, we ubwe yakubwira ikibazo afite, ahubwo ati mbona ubu mfite ikibazo iki n'iki, unsengere. Uwo muco ni uwa gatanu, uwirinde. Hanyuma tugiye ku muco wa gatandatu. Ntukabaze umuntu ibibazo bibangamye. Kugeza na n'ubu nta kana, nta mugabo se, nta mufiyanse, ntimurabyara. Ibyo bibazo birabangamye. Ubu na n'uyu munsi igihe mwabaniye nta n'akamodoka, nta kabanza se, muracyakoda. Ibyo bintu
ni ibibazo bibangamye ku muntu usobanutse. Nta mugore, ego n'imyaka ugize, ntabwo ari byo. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu by'umuntu usobanutse. Hanyuma ndajya ku kindi cya gatandatu kikubwira ngo nusohokana n'inshuti yawe akishyura fagitire, ubutaha nawe uzishyure. Umuntu uri simati ni uko byagakwiriye kugenda. Ntabwo umuntu yagakwiriye guhora akugurira buri gihe. Niyo ujya muri resitora ni wowe wishyura buri gihe, ngo ni uko ari umukope wawe, ngo ni uko ngo ari ibiki. Ibyo ntabwo ari iby'umuntu usobanutse. Uwo ntabwo ari umuco. Nubwo akurusha ubushobozi koko arakujyana muri Marriott, ariko nawe ushobora kumutwara i Nyamirambo mu Marangi, cyangwa ukamutwara Nyabugogo, nawe ukamugurira amata, cyangwa se ukamugurira ako gafanta, cyangwa se ukamugurira ako gasambusa. Bitwaye iki se? Nk'uko we yakwembise nk'inshuti, nawe mwemfite nk'inshuti, umuhe wowe icyo ufite, nk'uko nawe yaguhaye icyo afite. Ibyo bintu Imana izabiguheramo umugisha. Wari uzi ko muri ubwo buryo umuntu ashobora kuba afite akazi keza muri minisiteri gutyo, hanyuma yakenera umukozi akubwira ati ngwino, bakenera umupuranta akakubwira ati ngwino. Wari uzi ko nta kazi kamunyuraho kandi uhari? Icya karindwi, ntugakomeze kubwira umuntu burage kandi wowe ubona ko atazikunda. Ngira ngo mujya mwitegereza nk'ibiganiro by'umugabo witwa Samusuri, bamubaza ibintu ari kumwe n'igitsina gore iruhande rwe, akabyerekeza mu yindi sansi, uzabyumve. Ariko niba umuntu adakunda burage, wumva ibyo uvuga atabyumva, wimuforuse. Nta mpamvu, ibyo ni ikinyabupfura gikeya. Nimba ibintu kuko uri kubyumva kimwe birumvikana, ariko nimba ubona ko umuntu atumva ibyo umubwira wikomeza kubimuhatiramo, ntabwo ari byo. Nta kinyabupfura kirimo. Icya munani, ntukibagirwe gushimira. Kubwira umuntu ngo urakoze, merci, thank you, byagenze neza, ni ikintu cyoroshye kandi cyiza, jya ushima. Umuntu uramubwira uti nguriza 5,000. Arakubwira ati rero shahu, nta mafaranga mfite. Uhise wirukanka, ngo nta n'ibibazo byanjye nzongera kukubwira, ngo kuva uyu munsi. Mubwira uti rwose nubwo ntayo ufite, ariko wari ugize neza, ko byibura naguteze amatwi. Ubwirwa n'iki ejo azayabona akakubaza ati se warayabonye nyaguhe? Ubwirwa n'iki ko yanaguha arenzayo, ariko kubera uburyo usubizanyije inabi birarangiye. Uwo ni umuco mubi wo kwivumbura. Ndajya ku cya 9, gushimira umuntu mu ruhame, hanyuma ukamunegura muri purive. Umuntu ashobora kuba ari guperezanta nk'igitabo muri kaminuza, akavuga byose, wowe ukiha kujya kubaza ibibazo, kwa kundi bavuga bati ibibazo ni iki, nawe ukiha kujya kubaza ibibazo. Ntekereza ko wakwiye kubushimira, byagenze neza, mugiye muri mu bantu, nyine ukamutera iteka, ukamuha imbaraga, ukamumotiva. Hanyuma mugiye muri ampurive, ukamubwira uti rero shaho, ibi bintu wapi kabisa, nubwo nagushimiye, nubwo byari bimeze gutya, ariko ntago mbona ariko byagakwiriye kuba bigenda. Waba uri kumwe n'umutware wawe cyangwa na madame wawe, ukamubwira ko yambaye neza, ukamubwira iki, ariko muri ampurive ukamubwira uti nyamara burya byari bimeze gutya. Karavati ikaba yahengamye nk'iyi yanjye, hanyuma nyine ukijijisha muri mu bantu, ntubikoreho, cyangwa se ukareba ukundi kuntu umubwira ku buryo
muyihindura en public mukayitunga en privé mukayitunganya ariko nta wundi muntu warabutswe. Icyo kintu nacyo ni ikinyabupfura. Ikintu cya 10, umuntu akubwira urugendo yagize, akweretse, akubwiye ko ibintu byagenze, hanyuma mu rwego rwo kukubwira ko byagenze neza akakwereka, guhereza telefone akakwereka ifoto, hanyuma wowe ugahita wirukankira kureba n'amafoto akurikiyeho nta kinyabupfura kirimo, ntabwo ari umuco. Nimba umuntu akweretse ifoto, reba ifoto akweretse, nashaka kukwereka n'ayandi arayakwereka, ariko iyo akweretse niyo yari yaguteganyirije. Bikwereka muri salo ngo ujye kurunguruka no mu cyumba. Uwo muco ntabwo ari umuco w'umuntu usobanutse. Hanyuma icya 11 ni umuntu wese uje ugusanga, mwakirana ubwuzu. Nubwo utamusubiza ibyo ashaka, ariko mwakirane neza, mwakirane na yombi, mwakirane urugwiro, abone ko n'ibyo wamubwiraga n'ibyo yari agukeneyeho atabibonye, cyangwa se n'ibyo yamuganirizaga atabibonye, ariko atahana umutima mwiza, byibura ko wamwakiriye neza. Uzasanga abantu benshi bajya kwa Perezida wa Repubulika bakubwira ko babakiriye neza, babahaye amazi, babahaye ji, kandi ibibazo byabo bitarakemutse n'ubundi bari kubirekaramo. Ariko byibuze babakiriye neza, babonye ko kwa Perezida ari ahantu. Naho umuntu wese uje ukugana, mwakire neza, mwakirane umutima mwiza, musubizanye umutima mwiza, mushyiraho stress. Niyo ntego y'iki kiganiro, kandi n'ubundi iyi shene yacu ya Bene Joy ni abantu badafite umushiya, badashihurana. Hanyuma icya 13 rero, igihe uri kuganira n'umuntu, kuramo amarinete y'izuba. Nanjye uko ndeba ndwaye amaso, ntago ndeba neza, nanjye ngomba rinete z'urumuri buri gihe mba nzambaye, ariko ngiye kuvugana n'umuntu ngomba kuzikuramo. Uzajya kubona ku mateleviziyo hafi ya yose, usanga abantu bose bambaye amarinete y'izuba. Biriya nta kinyabupfura kirimo. Igihe ugiye kuvugisha abantu, kuramo rinete z'izuba, uvugane n'umuntu, wongere uzambaye. Hanyuma icya nyuma aricyo gifite agaciro, ari nako nari nakubwiye, kanda subscribe, iyandikishe kuri shene kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Kandi rwose uri uw'agaciro, ibi bintu uzabikurikize, uzabona ko uzahirwa, kandi n'Imana iguha umugisha. Gira amahoro.